ndabasuje cyane kandi nongeye kuba ikaze kuri Nani Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe hari ikibazo nkunda kwibaza, ese kubera iki abamama benshi abakobwa bahora biyumva nk'abanyantege nke, rimwe na rimwe uzasanga bavuga ngo ibintu sinabishobora, ibintu ni iby'abagabo, like something like that. Nyine I always wondered kubera iki nyine abamama abakobwa bahora underestimatinga ubushobozi bwabo, nyamara siko bimeze. Uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro gito nkubwire tips zagufasha kugira ngo uzongere wiyumvemo nk'umunyembaraga, ikindi ubashe gukora ibintu byinshi icyarimwe kandi ubikore neza bikugeze ku musaruro mwiza. Ngiye muhora mubona muri iyi biganiro nitwa Olive, ndi umuganga, ndi kwihugura byimbitse kwita ku buzima bw'abana no kuvura abana. Ubwo rero niba uri ubwa mbere utarakora subscribe, ntugere udakanze kundogera. Iki nishaka kukwibutsa, ntugakurikire ikiganiro ngo ugende udakanze like. Ese wari uzi ko iyo ukanze kuri like icyo kiganiro kigera ku bantu benshi? Ntugende udakoze subscribe kugira ngo dushyigikire, tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana, ariko nanone no ku buzima bw'umubyeyi ntabwo tuba tubwibagiwe. Ubwo rero mubanze mumpe igitekerezo, why kuki abamama benshi bakunda underestimatinga bakavuga ngo I can't do this, like nyine like ubushobozi bwabo bakamera nkaho babutesheje agaciro, bakumva nyine n'abanyantege nke, bakumva hari ibintu batashobora, like nyine icyo kintu sometimes babona nk'umuntu yakoze nk'ibintu bisa nkaho like iyo bakamenze nka situation iri challenging, bakavuga how did you do that, nyine bakavuga wabikoze gute, ibyo bintu nk'ibyo nyine bakabyibaza. Uyu munsi rero ndaza kukubwira tips zizagufasha kugira ngo ube productive, ikindi ubashe overcoming anxiety, ibintu byose bya stress. Harimo abantu uzasanga bagira depression bitewe na too much anxiety ya situation barimo, cyangwa ubuzima barimo, cyangwa challenge bari guhura nazo. Ikibazo cya mbere rero mugiye kanza musubize, kubera iki abamama benshi cyangwa abakobwa bakunda guhura n'ikibazo cyo kwiyandestimatinga cyangwa kwitesha agaciro, bakumva ko hari ibintu badashoboye. Nyamara ntekereza yuko wenda muri ino minsi byaragabanutse, aho umumama asigaye yumva ari umunyembaraga, afite like nyine nawe afite value, ashobora kwibeshaho, ashobora kwigeza ahantu heza, which is good. Ni ukuri twese turi abantu, Imana yaduha ubushobozi bumwe, icyo umuntu umwe yakora n'undi yagikora, ariko nanone ntibivuze yuko udakenera mugenzi wawe. Of course umukeneye kugira ngo agusapotinge, agufashe aho ubuze imbaraga, nyine agufata akaboko kugira ngo mugirane ahantu heza. Ariko nanone waba uri umukobwa, uri umumama, nawe ufite imbaraga, ufite ubushobozi, ufite ubwenge bwo gutekereza Imana yaguhaye kugira ngo ibyo bintu byose ubikoreshe nyine ube wagera ahantu heza. Uyu munsi rero tugiye kureba nyine izo tips zizagufasha nimba uri wa muntu wacitse courage, wumva witakarije icyizere, kandi wumva ufite ibintu byinshi byo gukora kugira ngo nyine ugere ahantu heza wifuza kugera. Ikintu cya mbere nabonye kibi ni ukugira like negative thought, nyine kugira ibitekerezo biri negative ni ikintu kibi, even like Imana nyine irabyanga, kuko nk'uko mubizi nyine n'Imana ihore idushishikariza kwizera, kandi kwizera nkeka ni ukwizera nyine ikintu cyiza ko kigomba kuba. Ibyo rero ni kimwe na positive thought. Rero igihe cyose nyine utarwanya za negativity ishobora kuza mu bitekerezo byawe, ni hahandi uzahorana anxiety, uzahorana kumva ubabaye, kumva utishimye. Utwo tuntu twose dushobora gutuma unagira depression. Ikindi impamvu y'iki kiganiro ni uko uzasanga rimwe na rimwe uzasanga abamama benshi nyine underestimatinga, ugasanga rimwe na rimwe akumva yuko atakora inshingano nyinshi afite nk'umumama kandi ngo zikore neza, kandi rwose bitange nyine umusaruro. Urugero uzasanga abamama benshi bafite kwita ku bana, kwita ku rugo, kumenya iby'urugo,
gukora akazi bafite cyangwa biga bakiga, ibyo bintu byose kubikora ugasanga ni bya bintu byamuteye headache, ugasanga like it's a burden bamwikoreje nyine hari atazi igihe yaziturira, nyamara ari ibintu biri simple, ari ibintu rwose bitanakomeye cyane. Like from my experience, I remember ndabyibuka nkirangiza secondary nibwo nyine yari kumva nararangije nitegura kujya kwiga kaminuza, nanjye kwiga medicine, which is very hard, and I was pregnant, nyine ntwite. Uri kumva ibyo bintu bibiri ubirebye muri iyo shusho, icya mbere ku mwana muto ugiye kwiga medicine, uratwite, rimwe na rimwe umuntu ubyumva ashobora guhita avuga ngo ntabwo uzabikora, cyane yuko abantu benshi that time nyine bumvaga nta like I can't do it, nyine sinabikora, sinabishobora, which is false. Nyine ikintu ushaka kuvuga rimwe na rimwe biba byiza nyine iyo weho ibitekerezo byawe nyine biri positive, kuko nibwo buryo buzagufasha kugira ngo ubashe overcoming challenge zose, like nyine urenge n'ibitekerezo by'abantu nuko batekereza situation muri ako kanya. Ibyo bintu nyine bishobora kugufasha kugira ngo ube productive kandi ugere ku kintu cyiza, kuko nyine dufite ubushobozi Imana yaduhaye, dufite ubwenge, dufite ibintu byose, nyine twabasha no gukora bya bintu byinshi kandi bigatanga umusaruro nta na kimwe nyine gipfuye. Nyine mbitekerezaho nkibaza, uri kumva uko ugenda uganira n'abantu benshi, ugenda wumva abantu benshi bafite stress, bafite anxiety, bafite kwiheba, bafite nyine like abantu benshi muri ino minsi bameze nk'abantu nyine like bikoreye ibintu by'imitwaro, bitewe n'uko turi mu isi iri dynamic, iradusaba gukora ibintu byinshi icyarimwe, kandi again ukazasanga kuri rwa ruhande rw'abagore rw'abakobwa hari ukuntu bamwe na bamwe bacyumvamo kandi nyine bafite like baravuga nyine uzasanga rimwe na rimwe cyumva nk'abantu bafite nyine ubushobozi buke, kandi nyine atari byo. Ntekereza yuko ibyo bijyana n'umuntu, ariko nanone bikajyana no kugenda wizamurira bwa bushobozi nyine ufite, haba mu bitekerezo, haba mu mubiri, kugira ngo ubashe gukora ibintu byinshi icyarimwe. Ubwo rero izo tips nshaka kubazanira zizagufasha kugira ngo ube productive, ikindi uhore wiyumvamo umunyembaraga kandi ubashe kugera heza hashoboka. Bizagufasha nuzikurikiza, kandi nukuri ukumva ko ari ibintu by'agaciro ku buzima bwawe, cyane cyane abamama, kuko mbizi neza yuko mama ufite responsibility nyinshi bigusaba ko umuntu w'umunyembaraga, ko umuntu uri very active, ko umuntu uri very time management. Bizagufasha kugira ngo nyine ugere kure, ukore responsibility zawe kandi uzikore neza. Ikintu cya mbere ugomba prioritizinga mu bintu byose ufite. Tuvuga urugero mu rugo, niba ubyutse ukabona ugomba gutunganya, koza ibyombo, gukoropa, gutunganya uburiri, koga, utwo tuntu twose ugomba guprioritiza nyine ikintu cya mbere muri mind wawe ugomba guheraho. Ufite ibintu byinshi, gutunganya abana, bamwe bajya ku ishuri, urajya mu kazi, ni ukuvuga muri mind ugomba guprioritizinga ikintu cy'ingenzi ugomba guheraho muri ako kanya. Bizagufasha kugira ibintu byawe byose bikore neza kandi rwose bigende neza. Ibyo rero bihita bihura no kugira time management, nyine like gusetinga your time, igihe cyawe, nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo nyine kugira ngo bigufashe kugira ngo umenye like nyine time management ni iki nkwiye gukora kuri iyi saha, kuri uyu munota, nyine like bitewe n'uko schedule yawe y'umunsi imeze, kugira ngo bigufashe nyine kugenda ibintu byose bikora ku murongo kandi bikorwa neza. Ikindi ni delegation, like nyine responsibility zose ugomba kuzisharinga, like ugomba kudelegatinga umuntu wa nyawe kandi igihe cya nyacyo, kugira ngo nyine abashe kuba yagufasha bya bintu byawe ufite on table bibashe kugenda neza. Ntabwo nyine ushobora gukora ibintu byose wowe ubwawe icyarimwe, ariko iyo ufite abantu ugomba kubadelegatinga neza, umuntu wa nyawe igihe cya nyacyo, kugira ngo ibintu byose bibashe gukorwa neza. Ndakeka ibyo bintu bitatu ubashije kubikora neza byagufasha cyane rwose
kugira ngo nyine gahunda zawe zigende neza, ikindi bikoroheze, bikugabanyirize stress, bikugabanyirize anxiety, bya bintu byose bitari byiza nyine ku buzima bw'umuntu. Ndakeka ari ibyo, ndagushimira.